Musenyeri Smaragde Mbonyintege ni umwe mu bantu bazwi n'abantu benshi cyane. Uyu ni umugabo wabaye umushumba wa diyoseze ya Kabgayi igihe kigera ku myaka 17 yose. Umutima we w'impuhwe nyinshi, ubupfura bwe ndetse n'inama zuje ubwenge bwinshi biri mu byo abagiriwe ingabire yo kubonana n'uyu mugabo bamuziho. Ariko se Musenyeri Smaragde Mbonyintege ni muntu ki? Amateka ye ni ayahe? Murakaza neza muri iyi nkuru aho tugiye kurebera hamwe amateka ya Musenyeri Mbonyintege Smaragde. Musenyeri Smaragde Mbonyintege yabonye izuba mu mwaka w'1947 hari ku itariki ya 2 Gashyantare. Yavukiye ahitwa Rutobwe, ubu ni mu karere ka Kamonyi. Kuri uyu munsi mu 2025 akaba ari umusaza w'imyaka 78 y'amavuko. Mu rugendo rwe rw'amashuri abanza yayize ku ishuri ribanza rya Cyeza, maze ayisumbuye icyiciro rusange ayiga ku ishuri rya Ecole de Sciences Byimana. Ni mu gihe icyiciro gisoza ayisumbuye yakize mu seminari nto ya Vincent de Paul iherereye i Ndera mu mujyi wa Kigali. Nyuma yaho Musenyeri Mbonyintege yaje kwiga amasomo ya filozofiya na teolojiya mu seminari ya Nyakibanda iri i Gishamvu mu karere ka Huye. Aya masomo yayize imyaka igera kuri 6 hagati y'umwaka w'1969 kugeza mu 1975. Asoje aya masomo yaje guhabwa ubupadiri muri diyoseze ya Kabgayi ku itariki ya 20 Nyakanga 1975. Nyuma yaho yaje gukomereza amasomo muri kaminuza ya Pontifical Gregorian University iherereye i Roma mu Butaliyani. Akaba yarahize amasomo y'icyiciro cya 3 cya kaminuza Masters mu bijyanye n'iyobokamana. Akaba yarize muri iyi kaminuza hagati y'umwaka w'1979 kugeza mu 1983. Nyuma yaho yaje gukomeza amasomo y'icyiciro gihanitse PhD nabwo muri iyi kaminuza, aho yaje gusoza amasomo mu ishami ry'iyobokamana. Kuri ubu akaba afite impamyabumenyi y'ikirenga PhD mu bijyanye n'iyobokamana. Mu rugendo rwe Musenyeri Smaragde Mbonyintege yakoze imirimo itandukanye mu idini ya Kiliziya Gatolika. Mu 1975 kugeza mu 1979 yabaye padiri muto wa paruwasi ya Kabgayi, abifatanya no kuba umwarimu mu seminari nto ya Mutagatifu Yohani. Iyi paruwasi yari imaze igihe gito ishinzwe ku Kamonyi kugira ngo ijye yakira abagize umuhamagaro wo kuba abasaseridoti bakuze. Muri iyo myaka kandi yari na padiri ushinzwe umuryango w'ivugururwa muri Roho Mutagatifu. Guhera mu mwaka w'1978 yabaye kandi padiri mukuru wa seminari nto ya Mutagatifu Yohani ku Kamonyi. Mu 1979 kugeza mu 1983 nk'uko twabigarutseho haruguru, yagiye gukomeza amashuri ye i Roma muri kaminuza ya Pontifical. Akaba yarize ishami rya teolojiya, akaba yarahakuye impamyabumenyi y'icyiciro cya 3 cya kaminuza Masters ndetse n'impamyabumenyi y'icyiciro gihanitse PhD. 1983 kugeza mu 1996 Musenyeri Smaragde yari umwarimu mu seminari nkuru ya Nyakibanda mu karere ka Huye,
akaba yari na padiri ushinzwe ibya roho muri seminari. Muri icyo gihe kandi yari n'umwarimu mu ishuri rihuza za novisiya ry'i Butare. Guhera mu mwaka w'1996 Musenyeri Smaragde Mbonyintege yatangiye umurimo wo kuba padiri mukuru wa seminari nkuru ya Nyakibanda. Tariki 22 Mutarama muri 2003 Papa Yohani Paulo wa kabiri yagize Smaragde Mbonyintege umwe mu nkoramutima za Papa. Icyo gihe kandi yari umuyobozi w'ikinyamakuru Urumuri rwa Kristu cyandikaga ku bijyanye n'ubuzima bwa roho na teolojiya. Tariki ya 21 Mutarama muri 2006 Papa Benedigito wa 16 yamutoreye kuba umushumba wa diyosezi ya Kabgayi. Yaje guhabwa ubwepiskopi ku wa 26 Werurwe muri 2006, maze kuva ubwo akora imirimo inyuranye igenewe umwepiskopi muri diyosezi ya Kabgayi, mu nama nkuru y'abepiskopi mu Rwanda no mu mahuriro anyuranye y'inama y'abepiskopi bo mu bihugu by'akarere k'ibiyaga bigari. Tariki ya 2 Gicurasi 2023 akaba aribwo hashyizwe itangazo hanze n'intumwa ya Papa Francis mu Rwanda ko Padiri Balthazari Rivuguruzwa yagizwe umwepiskopi mushya wa diyosezi ya Kabgayi. Musenyeri yasimbuwe kuri uyu mwanya awumazeho imyaka isaga 17, akaba mu bihe yari ayoboye iyi diyosezi abakristo gatolika bamwibukira ku mutima w'impuhwe n'urukundo bye ndetse n'inama zuje ubwenge bwinshi yatangaga.